igitondo cyiza nk'ibisanzwe. Iyi ni Peace Media Empire, muri abantu bacu murabizi, niyo mpamvu tubifurije igitondo cyiza. Ngiye muri kubona imbere ya kamera nitwa G Bruce Mentora, nkaba ndi umuproducer, nkaba ndi n'umuririmbyi, ariko by'umwihariko nkaba nje mu rwego rw'uko nkuriye pano ya judgment cyangwa se y'abajaji bazaba bari mu irushanwa twateguye ryamenyekana project ryateguwe na Peace Media Empire ku bufatanye n'akarere ka Kirehe ndetse n'ikigo cy'urubyiruko. Rero ikintu kinzanye muri iki gitondo ni ukugira ngo nsobanurire abarushanwa cyangwa se n'abafite ibyo bashinzwe mu mirenge tuzakoreramo. Ngira ngo maze iminsi mubyumva biri kunyuranyuraho bicicikana byumvikana. Murabizi rero ko session ya mbere izahera Gahara. Yes, nuko rero bimeze. Rero icyo nagiraga ngo mbibutse, twateguye gukorana n'imirenge 6 iri muri aka karere ka Kirehe, ndetse muri buri murenge hakazagenda hatoranywamo abana 2 barushije abandi. Ubwo urumva niba ari imirenge 6 bazaba ari abana 12. Muri abo bana 12 rero naho hazatoranywaho ku rwego rw'akarere. Ubwo urumva bazaba baragiye barushanwa mu mirenge yabo aho bavuye, noneho tugende dutoranyamo abana bazarusha abandi ku rwego rw'akarere. Haboneka abana 2 bazahabwa ibihembo, harimo gukorerwa indirimbo, bakanakorana n'umuhanzi w'icyamamare uvuye i Kigali. Nuko nguko gahunda imeze. Ikindi kandi gihari nuko abazasigara nabo bazaba bitwaye neza. Birasaba ko bazajya baba bari excellent cyangwa se barifite amanota ari hejuru ya 80%. Abandi nabo basigaye bakazajya boroherezwa service zijyanye na recording cyangwa se muri studio ya Peace Media Empire, ndetse bakanagirirwa ubujyanama ku bijyanye n'impano zabo n'uburyo babyaza umusaruro impano zabo. Kucyo tuzagenderaho rero kugira ngo muzaze mwiteguye mube muri tayari, tugiye kubabwira ibintu bigera muri 7 bigomba kuranga umuntu uri mu marushanwa mu gihe azaba ari imbere yacu nka pano y'abajaji. Ikintu cya mbere gisabwa cyangwa se criteria ya mbere igomba kuranga contestant cyangwa se umwana uri kurushanwa, icya mbere kigomba kukuranga nicyo bita audience communication. Audience communication ni uburyo ki witwara imbere y'abafana cyangwa se ya audience, ndetse n'imbere ya meza ya judge yacu twebwe dutanga amanota. Icyo ngicyo kirakonta cyane, iyo kibuze uba watangiye gutakaza amanota. Icya kabiri nicyo bita diction. Urumva harimo ijambo to dictate cyangwa se dictionary. Ni uburyo ugenda uhererekanya amagambo yawe mu buryo bwumvikana. Niba ari indirimbo uri kuririmba, ukaririmba amagambo yumvikana, nyine abantu bakayumva ko ikintu uri kuririmba barimo baracyumva neza. Icya gatatu nicyo bita intonation. Urumva harimo tone, uburyo ki ugomba gukontororamo imiririmbire yawe. Niba uri kuririmba cyangwa uri kurapa cyangwa se, ariko ijwi ryawe rikaba riri gukonvenka abantu baryumva, nyine rikabakurura. Icya kane ni vocal quality, ari nacyo kintu numva twanashimangiraho cyane. Vocal quality ni ukuririmba ijwi ryawe ryumvikana neza, rimeze neza. Urumva ijwi ryumvikana rimeze neza nkuko muri kunyumva ndimo ndavuga, nta makaraza azamo, ntarimo ndakorora, mbese ntafite ubwoba, ntarimo ndatitira. Icyo nicyo bita intonation. Icya kane nicyo bita rhythmic interpretation. Rhythmic interpretation ni ukuba nubwo waba uri kuri nta njyana irimo cyangwa nta ngoma barimo baravuza, umuntu uri kukumva yabasha kuba yabyina amagambo arimo arasohoka mu kanwa kawe. Nicyo bita rhythmic
interpretation, murumva ko harimo ikintu ritime, sibyo? Niba ndi kuririmba umuntu ku buryo nafata ijwi ryawe nkarifata nkarivanga n'ingoma bikajyana mu buryo nyine ijwi ryawe warisohoyemo, ukumva ko mu ijwi ryawe harimo icyo bita umujyo, sibyo? Icya gatanu n'icya gatandatu ni icyo bita dynamics. Dynamics nayo still ifite ahantu ihurira n'umubiri wawe. Harimo uburyo ijwi ryawe rifite sustainability, icyo bita dynamics, ubwo nakita movement y'umubiri wawe, bifite aho bihuriye n'ijwi ndetse n'umubiri wawe muri rusange, uburyo witwara uri imbere y'abantu, movement z'umubiri wawe. Ikindi ari nacyo cya nyuma nicyo bita song prep. Song prep cyangwa se uburyo uhitamo indirimbo ugomba kuririmbira abantu, indirimbo iri bukurura abantu, indirimbo ifite ikintu isobanuye cyumvikana mu buryo bwihutira abantu, ndetse kikanatuma audience biyorohera kuba yagukomera amashyi cyangwa ikakwishimira, nawe ukabyumva aho uhagaze ko indirimbo uririmbye ifite uburyo yakoze ku bantu bakuri imbere. Ndumva ibyo ngibyo nicyo cya nyuma twahiniraho. Ndabibutsa ko mbere yuko mbasezera mwakanda subscribe ndetse mugakanda na like, byaba ngombwa mukanashyira munsi comment mukatubwira ibitekerezo mufite ku bijyanye n'iyi channel ya Peace Media. Yego, mbere yuko rero mbasezeraho, nge ubari imbere banyita G Bruce Mentora. Nabibutsaga ko mwakanda subscribe kuri Peace Media, mukaba mwananyarukira kuri channel yanditseho G Bruce naho ugakanda subscribe. Ibyo byose ni ibidufasha gukomeza kubagezaho ibintu byiza bibanogeye mukunda. Tuributsa rero abantu babishinzwe mu mirenge ko nihagira umurenge ugaragaraho intege nke zo kuba ibintu byarashyizwemo imbaraga nkeya, hakaba ubwitabire buri hasi cyane, uwo murenge abari kurushanirizwa muri uwo murenge bazajya mu murenge ufite imbaraga, urimo aba contestant benshi, abariho bivanga, ubwo byitirirwe ko bakoreye muri uwo murenge wundi. Turabashishikariza rero gukomeza gushyiramo akabaraga ndetse no kwiyandikisha hakiri kare, kuko iminsi yagiye, ejo bundi kuri 6 turaba turi Gahara, niho igikorwa kizatangirira nyirizina. Ndabashimiye cyane rero, mugire amahoro y'Imana n'imigisha myinshi ibasesekareho. Ciao.